dushimye Imana rero hari abo tumaze iminsi tuganira kuko nari mfite n'irindi teraniro hano muri uno mwanya muri ino studio ndetse no kuri YouTube channel ya ADPR headquarter, nuko ntabwo ndi busubiremo ibyo twaganiriye ahubwo ndakomereza aho tugeze. Nanjye nongeye gushimira Imana cyane nkuko umukozi w'Imana amaze kubivuga ashima Imana. Reka nunge murye Imana. Satani yashatse gucecekesha indirimbo mu mitima y'abantu. Satani yashatse gucecekesha indirimbo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Njya nkunda kuvuga ngo ni igihugu cy'imisozi igihumbi, ariko kandi mu mugambi w'Imana kuko Imana ikunda u Rwanda kiba kigomba kuba igihugu cy'indirimbo ibihumbi. Hanyuma kuva na kera yagiye ashaka gucecekesha indirimbo ku misozi y'u Rwanda, ndetse no mu iyi minsi muri gihe cy'icyorezo yagiye ashaka, Satani yashaka gucecekesha indirimbo, ashaka gucecekesha amateraniro kugira ngo abantu b'Imana badaterana. Ariko nkuko umukozi w'Imana bivuze, ntabwo inzira zijya zifungwa Imana idafite izindi yakinguye. Nuko ni principe cyangwa se ni ihame ngenderaho mu buzima. Nasomye ku muntu umwe ukoresha ururimi rw'icyongereza ngo God cannot close the door without opening another. Imana ntabwo igifunga inzira, ntijya yemera inzira zifungwa hatari yindi yakingutse. Nuko nanjye nshimye Imana. No ku mugoroba nari mfite, nyuma yuko mvuye hano, nari mfite abantu benshi bari mu bihugu by'i Burayi bahuriye hamwe. Byantangaje ndeba ukuntu nteze indege mu cyayenge ngashobora kubigisha nkabaganiriza, nkabona ko ubwo buryo bwari kumpenda cyane, ariko Imana ifite uko yoroshya ibintu kandi intego zayo zikagerwaho nihabwa icyubahiro. N'ubu rero turateranye mu mbaraga z'Imana no mu bubasha bw'Imana. Intego y'uyu munsi tugezeho kuri uyu munsi iravuga ngo kuririmba ni itegeko ry'Imana rireba buri wese. Kuririmba ni itegeko ry'Imana rireba buri wese. Bene data, hari ibanga, sicyo ndibugambirire kwigisha, yenda nazakivugaho ikindi gihe kuko ni ikintu nakozeho inyigo ndetse nandikaho memoire mu gitabo cyanjye, igitabo nanditse mu masomo ya teologiya. Ariko mu by'ukuri hari ibanga ry'ububyutse, hari ibanga ry'imbaraga, hari ibanga ryo kunesha, hari ibanga ry'intsinzi Imana yahishe mu ndirimbo. Hari ubwiru bw'imbaraga, hari ubwiru bwo kunesha, hari ubwiru bw'intsinzi Imana yahishe mu ndirimbo. Ni mystery, ni mystère, ni ibanga, ni ubwiru bukomeye cyane. Ibyo ntabwo ari byo ndibwigisheho, ariko dusanga mu ijambo ry'Imana kuhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, abantu b'Imana barangwaga n'indirimbo, bakarangwa no kuririmba kandi mu bihe bitandukanye, mu bihe byiza no mu bihe bibi, mu bihe by'isarura no mu bihe by'ibiba, mu bihe by'umubabaro no mu bihe by'ibyishimo, mu bihe by'umudendezo no mu bihe byo kurenganywa. Ibihe byose abantu b'Imana, yewe no mu nzu z'imbohe, no mu bihe by'ibyorezo, Imana no mu bihe by'urugamba, Imana ikabashyiramo indirimbo, ikuzamo indirimbo, kandi bikaba ibihe byo kunesha. No mu bihe by'ibitero hari abaho yagira ikababwira ngo mwebwe mwireme inteko gusa, kuko urwo rugamba ntabwo ari urwanya ahubwo n'urwanjye, kandi nge ndi bubarwanirire. Ngo nuko bacyubura ibicurangisho batangiye gucuranga no kuririmba, Imana ikirwanirira, Imana ikanesha urugamba, Imana ihabwa icyubahiro muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo kuririmba ni itegeko ry'Imana rireba buri wese, kandi kuko hari ibanga Imana yahishe mu ndirimbo no mu kuririmba. Mu bahanga b'ibyerekeye kuririmba, ibyerekeye amajwi, no kuvuga ngo science y'ibyijwi, baravuga ngo burya iyo ushobora kuvuga uba ushobora kuririmba, burya iyo ushobora guhumeka uba ushobora kuririmba. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu rero mu nyigisho yanjye y'uyu munsi ntabwo iraba yerekera ku baririmbyi gusa nubwo turi mu cyumweru cyabo, ahubwo irabireba na buri wese ufite umwuka uhumeka, na buri wese waremye n'umukristo muri rusange, kugira ngo abikurikire kandi bimufashe, kuko ari mu inyigisho ikomeye cyane. Umurongo nyamukuru twifashisha uri mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 16, umurongo wa 23. Niwo murongo ndi busome. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 16, umurongo wa 23, niyo teme bampaye kudevelopaho. Nuko reka dusome amagambo twihuse. Ijambo ry'Imana riravuga muri uwo murongo ngo muririmbire Uwiteka mwe abari mu isi mwese. Ndongera nsubiremo, muririmbire Uwiteka mwe abari mu isi mwese, mwerekana agakiza ke uko bukeye,
dukomeje ku murongo wa 24, mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze muyogeze mu mahanga, kuko Uwiteka akomeye akwiriye gusingizwa cyane kandi ateye ubwoba arusha imana zose, kuko imana z'abanyamahanga zose ari ibigirwamana, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru, icyubahiro n'igitinyiro biri kuri we, imbaraga n'ibyishimo biriwe. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturira Uwiteka yuko afite icyubahiro n'imbaraga, mwaturira Uwiteka yuko izina rye rifite icyubahiro, muzi imbere ye muzanye ituro, musengane Uwiteka ubwiza bwo kwera. Mwabari mwisi mwese mwe, muhindira imishyitsi imbere ye, isi irakomeye ntibasha kunyeganyega, ijuru rinezerwe, isi yishime, bavugire mu mahanga bati Uwiteka ari ku ngoma. Amen. Nsomye nkomeza niyo mirongo kugira ngo twumve nihe context aya magambo yavugiragamo, ariko ndibanda cyane ku murongo wa 23 wa kira gice cya 16. Harimo ibintu birindwi bitugaragariza yuko ngiye kuvugaho nihuse, bitugaragariza yuko kuririmba ni ari itegeko ry'Imana. Erega tutiriwe tujya no gusesengura cyane, ubundi je nubaha ijambo ry'Imana, nubaha Bibiliya. Iyo rero nsomye Bibiliya noneho ngasanga interero ngiye gusoma mu nshinga zayo harimo inshinga tegeko cyangwa inshinga ntegeko muri mode imperatif mu Gifaransa, icyo gihe ibyo bintu ijambo ry'Imana mbifata nk'itegeko, nta negotiation, ntabwo bari ibintu biri optional, ahubwo bari ibintu biri absolute, ntabwo ari ibintu byo kwinginga, ahubwo bari ibintu bitegeko. Niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, iryo ni itegeko, ngomba kubikora. Niba ijambo ry'Imana ryavuze ngo muririmbire Uwiteka, ntabwo byaje bije kwinginga, ahubwo byaje bije gutegeka. Dunahere naho rero twahita twanzura ngo kuririmba ni itegeko ry'Imana, kandi kurinde kuri buri wese. Imana ishimwe cyane. Ariko muri aya magambo, kuko tuba dufite umwanya mutoya, dusomye ku murongo wa 23 gakomezaho gatoya, nubwo wasoma n'uwa 23 gusa w'iki gice cya 16 cy'igitabo cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya mbere, mubonamo inshinga nyinshi n'amagambo agenda avuyemo muri iryo sesengura twakoze. Harimo ibintu birindwi, kandi buri muntu wese uzi ko Imana iriho, wemera Imana, ukunda Imana, ushima Imana, uzi ko ari ikiremwa cy'Imana, akwiye gukora mu buzima bwe bwa buri munsi. Ikintu cya mbere twumvise ko harimo yuko umuntu uzi Imana, umuntu ukunda Imana, umuntu wubaha Imana, umuntu umenya ko Imana iri hejuru ya byose, akwiye kuyishima. Nimugoroba nahoze mbabwira ngo maze iminsi mwisi hirya no hino hari ibihugu biri gutegura amatora, bityo abo bantu hakabaho ibintu byo kwiyamamaza. Ariko tujya turirimba ngo ingoma zo mwisi zose zijya zishiraho, ariko ya Kristo izahoraho iteka ryose. Niba abantu bafata umwanya bamamaza abantu, nukuvuga ngo mbese Imana yo mu ijuru yo twagombye kuyamamaza gute? Twagombye gushima ibikorwa byayo gute? Twagombye kuyirata gute? Twagombye kuyihimbaza gute? Niyo mpamvu uhumeka wese aba akwiye gushima Imana. Muri Zaburi ya 24 ku murongo wa 4 haranditswe ngo ariko ngo uruwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abayisiraheli. Ngo basogokuruza barakwiringiraga bari mu makuba, nawe ukabakiza, ntubakoze isoni, ntibakorwe n'isoni. Kuko rero Imana dusenga ari Imana yera, kandi ngo ibiri mu isi byose bimeze nk'ibyambaye ubusa, bitwikuruwe imbere y'amaso yayo, yo izatubaza ibyo twakoze, nkuko mu Baheburayo ibice 13 havuga. Noneho rero muvuga ngo mu bumana bwayo ni Imana yera. Yesaya yarayeretswe mu bice 6 ehere ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8, yikubita imbere yayo. Yarasanzwe aza gusenga, ndetse ari umuhanuzi uhanurira amahanga, il était prophète des nations, amenyereye, afite experience. Hari abantu bakora ibintu by'Imana noneho rero bakumva rwose bimazeho kugira ubwo babigira mu inararibonye, ariko uzaba wibeshya cyane, kuko iby'Imana ntabwo bimenyerwa. Yesaya nawe yaramenyereye guhanurira amahanga, ariko umunsi umwe ijoro riza kumubonekera mu gihe yarinjiye mu rusengero, agira experience idasanzwe. Ijuru riramusura, ngo agiye kubona ngo ni Imana yicaye ku ntebe, agiye kubona abona ngo kumbi ngo hari abamarayika b'abakerubi n'abandi ngo bagenda bayikubita imbere. Ngo abamarayika bamwe bari bafite amababa, ngo amwe barayagurukishaga, abandi bayatwikirizaga mu maso, bakavuga ngo uruwera, ngo uruwera, ngo uruwera. Uko agenda yitegereza, akagenda abona ubwiza bw'Imana, nibwo yikubise imbere y'Imana, aravuga ngo yewe, ngo burya nubwo ndi umuhanuzi, ariko mbonye ishyano, kuko ndi umunyaminwa yanduye.
cyane. Iyo dushima Imana, iyo tuyirata, iyo tuyiramya, birushaho kutwegereza kureba ubwiza bwayo no kwera kwayo. Kandi uko tugenda tubona kwera kw'Imana kuguhishurirwa, niko kudutera kubona ko turi abanyabyaha tukikubita imbere yayo. Kandi uko ducishwa bugufi imbere yayo, niko nayo tunezererwa, bigatuma tugirirwa ubuntu nayo. Imana ishimwe cyane. Nihumvikana amashimwe muri buri wese utuye mu isi, kubera ko uyu mwuka duhumeka, dufata umwuka tuwurekura, iyo oxygene itangwa n'Imana gutera intambwe. Twavuye mu nda za mama twambaye ubusa, tuzasubira no mu nda y'isi ntacyo twambaye, ntacyo dufite, ntacyo dutwaye. Ariko ibyo byose tukiri n'isoro mu nda za mama, Imana yari ituzi, kandi mu gitabo cyayo handitswemo iminsi yacu yose hataravaho n'umwe. Niyo mpamvu dukwiye kuyishima, kuko niyo twifitiye mu biganza. Erega n'ibi bihe turi kunyuramo byatweretse ko Imana ari Imana ikomeye. Aho bwake ntawe ari kubishyira mu mibare, ugasanga indege zahagaze, ugasanga business zafunzwe, ugasanga ntawe uri gusohoka, ugasanga ibi bigiye biduhishurira bitwereke ko n'umunsi w'impera ukuzaba, aho ibintu byose bizahagarara ubwo Yesu azaza. Nukuri agashyira iherezo ku mirimo n'ibindi, nuko akazamura itorero rye. Nibi byose tubona mu isi basha gushoboka, nibirakwiye ko duhora twiteguye, tukamenya ko Uwiteka ari uri ku ngoma, kandi ko ibihe n'iminsi biri mu maboko ye ari utwifitiye. Akwiye gushimwa, akwiye gushimwa. Muri Zaburi ya 95 usomye ku murongo wa mbere kugera ku wa 3, niho havuga ngo nimuze turirimbire Uwiteka, ngo kuko ari Imana ikomeye. Erega ni Imana ikomeye ikwiye kuririmbirwa n'abantu bose. Niba ujye ubumbura umunwa ukarata umuntu runaka, niba ujye ubumbura umunwa ukarata umuntu ukomeye runaka, kandi afite umwuka mu mazuru ushobora kumushiramo demo marotwe mu gihe ku kindi, adashobora kuwugura no kuwunguruza. Ibyo tujya tubibona abakomeye, tujya tubibona abakomeye badashobora kwiyunguruzaho iminsi, nubwo haboneka ubuvuzi bungana iki, ariko ntibikunde. Tujya tubona abafite imbaraga, ndetse tujya tubona n'abantu babaye ibyamamare. Ntabwo nshaka kubivuga hano, ariko tumaze iminsi dukurikirana ababaye ibyamamare, n'abatwaye ibikombe by'isi n'abagize bate, ariko ajya kubona ukabona ntabwo ashoboye kunguruza iminsi ye. Dutinye Uwiteka kuko ni Imana ikomeye. Mwebwe mwese mufite umwuka mu mazuru, mureke dushima Imana. Muri Zaburi ya 95 ngo nimuze turirimbire Uwiteka kuko ari Imana ikomeye. Niwe ufite ijambo rya nyuma, yigiza nangira umutima wa Farawo, kandi bwari ubwami bukomeye cyane. Ariko icyo gihe nyuma y'imyaka 430 hatabuzeho umunsi n'umwe, hadasaguseho n'umunsi n'umwe, ngo Imana ngo ikuza imbaraga zikomeye ubwoko bwayo bwo muri Egiputa. Ndetse baragenda bagera ahantu babona ko birangiye, bageze ku nyanja batangira kwitotombera Mose. Ariko nababwiye ngo Imana ntigikinga inzira idafite indi yakinguye. Nubwo wagera imbere ukabona birafunze, hari bariyeri, nubwo wagera imbere ukabona ntaho uri bunyure, nubwo wagera imbere ukabona hari inyanja, ukabona uri bwiyahure, menya ngo Imana ishobora kuhaca inzira. No mu butayu igiye idudubiza amazi abantu bakanywa, no mu nyanja igiye ikamisha abantu bagatambuka. Bageze ku nyanja bitotombera Mose, baravuga ngo muri Egiputa nta mvu zahabaga, kuki wadukuye hariya? Bibagirwa imirimo n'ibitangaza Imana bakoreye, bibagirwa bya bitangaza 10 Imana yakoze imbere y'amaso yabo, bibagirwa bya byago yateje abanyegiputa, batangira kwitotomba. Ariko Imana hari ibijya bidukomerera, nyamara mu maso yayo ari ubusa. Hari ibyo tujya twita intare imbere y'amaso yacu turi kurwana nabyo, nyamara mu maso y'Imana bimeze nko kurwana n'ipusi. Nuko rero nibwo yabwiraga Mose ngo ubwoko buri kunyitotombera, ngo ariko n'iki cyufite mu ntoki, ngo babwire bakomeze bagende. Wari gukomeza mu nyanja gutingana kuriya, ariko Imana icinzira kuko ni Imana ihambaye. Batambuka mu nyanja humutse. Umunyegiputa wanyuma amaze gushyira ikirenge mu mazi, Umwisirayeli wanyuma amaze kukivanamo arambuye inkoni, nibwo inyanja yabamiraga. Nibwo bageze hakurya, babagabo bari babayoye n'abandi bagira ihungabana rikomeye cyane, bibaza ibibabayeho. Ariko wa mugore w'intwari Miriyamu abwira abandi bagore n'abandi ngo nimufate amashakwe muze turirimbire Uwiteka, kubera ko ifarashi niwe yabihetse yabiroshye mu nyanja. Uwiteka arahambaye kandi arakomeye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, kuko ibinsi n'ibihe biri mu maboko y'Uwiteka cyane. Nkunda ijambo riri muri Danieli, ukuntu Imana yiyeretse Danieli mu bice bye bibiri. Munyemerere nsoma ayo magambo kuko n'amagambo nkunda cyane, nanashyingirwa hashize imyaka igeze kuri 18. Ayo magambo niyo nanditse kuri invitation yanjye ndi gutumira abantu, kubera ukuntu nkunda Imana, kubera ukuntu nyitinya, kubera ukuntu nyubaha. Mu bice bibiri ku murongo wa 22
kabiri handitswe ngo izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, ngo kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo, ngo niyo inyuranye ibihe n'imyaka, ngo niyo yimura abami ikimuka abandi, ngo igaha abanyabwenge ubwenge, ngo n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Imana ishimwe cyane. Imana yacu irahambaye, niyo mpamvu ikwiye gushimwa. Ikindi kintu cya kabiri, umuntu wese uri mature, ufite maturite, ukuze, ureba kwitegereza akamenya, adapfa kugenda uko yiboneye, akamenya ko agizwe n'Imana, abakwiye kuyihamya. Nyaboneka twebwe abakristo turirimbira Imana, tuba dukwiye kuyihamya, kuko hano muri wa murongo nasomye ngo ni muririmbire Uwiteka mwe abari mu isi, ngo mwerekana agakiza kuko bukeye. Hano rero harimo ijambo ryitwa witness, gutanga ubuhamya, kwerekana agakiza k'Imana, tukabivuga, tukavuga imirimo n'ibitangaza. Hari umukongomani umwe twakoranye ivuga butumwa cyane, noneho rero agakunda gukoresha amagambo avuga ngo imbaraga ziduhesha gukomeza gukorera Imana tudacogora, ngo nukwibuka aho yadukuye ibyo yakoze mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi twahora tubyibuka. Yarashingiye ku buhamya bwa Dawidi, umuririmbyi nkuraho icyitegererezo, kandi n'Imana niwe wenyine igikunda kuvuga ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka, umuntu ufite le cœur, umuntu selon le cœur de Dieu, umuntu after God's own heart, umuntu ufite umutima nk'uw'Imana ashaka. Imana imutangaho ubuhamya malgré faiblesse, intege nke yagiraga, ariko Imana imutangira ubuhamya. Dawidi rero yemeye kujya ashima Imana, akavuga ngo nkanjye ndinde byatuma ungeza ahangaha. Niyo mpamvu mu byo duhura nabyo buri munsi tuba tugomba gutanga witness, tugatanga ubuhamya, tugashima Imana, tukarata Imana. Dawidi yageze muri Zaburi ya 40 ku murongo wa 3, nibwo yanditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye, ngo nuko ngo antegera ugutwi yumva uko nsenga, ngo nuko ngo anshyira hejuru, arantabara, arandengera. Ariko byageze ku murongo wa 3 muri iyo Zaburi ya 40 ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Ejo nahoze mbabwira ngo hari indirimbo zitari nshya abantu bari kuririmba muri no minsi, indirimbo z'amaganya, indirimbo z'inkuru, indirimbo ziri kubaho, indirimbo z'ibyago, indirimbo z'amakuba. Mu minsi yashize hari ijambo navuze ngo mu mutwe wanjye ndumva iryo jambo rikwiriye isi yose bari kurivuga, iby'iyi ndwara turi kurwana nayo, turi kuvamo, yahagaritse ibintu byose. Ndumva ndashaka gukomeza kuyivuga mu kanwa kanjye, ahubwo nshaka gukomeza kuvuga ngo amaraso Yesu, amaraso Yesu, amaraso Yesu, izina rya Yesu ari ryo ryumvikana mu kanwa kanjye. Naho ubundi ari umwana mutoya, iyo covid arayiziri kuvugwa hirya no hino mu binyamakuru hose ku isi, nibyo byahakwiriye, n'agapfukamunwa yabaye uniforme y'isi yose. Ariko noneho reka dukomeze twamamaze ngo Yesu ari ku ngoma, aba ari byo tuvuga amaraso ya Yesu, ahari Imana izatuneshereza, tugirire neza, kuko iri kumwe natwe kandi ita ku bwoko bwayo. Guhamya imirimo n'ibitangaza Imana yakoze, nibwo yavuze ngo benshi bazabireba kandi batinye, ngo bitume biringira Imana, ngo erega ibyo utekereza kunkora ntawabirabara, ntawabirondora, ntawabivuga umubare wabyo. Niyo mpamvu guhamya ni ngombwa. Ni ikindi kintu cya kabiri kiboneka muri aya magambo, kandi duhamiriza hehe? Duhamiriza mu ndirimbo, kuko iyi Zaburi ya 40 nayo yari indirimbo. Nagira ngo mbabwire ngo kandi mu ndirimbo zacu turirimba haba hagomba kumvikanamo ibyo bintu birindwi ndi kurondora. Icya mbere, indirimbo zirimo amashimwe. Icya kabiri, indirimbo zirimo ubuhamya. Ariko kandi hari n'ahantu mu ijambo ry'Imana bigaragaza ikindi kintu cya gatatu cyitwa gusabirana, kwingingirana, kubwirana, intercession. Iyo dusomye igitabo cya umuhanuzi Yeremiya ibice 31 ku murongo wa 7, uwo murongo nawo ndawukunda. Yeremiya igice cya 31 ku murongo wa 7, mumbabarire mukurikire mwumve ayo magambo. Haranditswe ngo ukuni kuwiteka avuga ati nimuririmbire Imana ku bwa Yakobo. Iyo nabyo biri muri mode imperatif mu nshinga z'itegeko, ngo nimuririmbire Imana ku bwande, ku bwa Yakobo. Erega umuntu w'Imana, umuntu ukijijwe, umuntu urazirikana ko Imana ari iri ku ngoma kandi ari yimugize, abagomba no kuyiririmbira ku bw'abandi, ukinterceda ku bw'abandi, ukabikorera ku bw'abandi, ukabikora ku bw'iby'Imana yakoze. Hano rero Imana yategetse iravuga ngo nimuririmbire Imana ku bwande, ku bwa Yakobo, ngo mufite umunezero, muyirangururire murangaje imbere y'abanyamahanga, mwamamaze muhimbaze muti Uwiteka kiza ubwoko bwawe bw'Abisirayeli barokotse. Amen.
erega hari n'igihe turirimba Imana turi gukora intercession, umuntu uzi ko nawe atari we wigize, kuko nta muntu wigira ubwe, ahubwo umuntu afashwa n'abandi. Uba ukwiye kuzirikana ko niba uyu munsi uri hejuru hari abandi bari hasi, niba uri hasi hari abandi bari hejuru, kandi nta gahora gahanze. Uyu munsi uri mu kibaya ariko ejo uzaba uri ku musozi. Abarimbyi bamaze kuririmba neza mu ndirimbo bashorejeho y'ubuhanuzi, bavuga ngo ejo nk'iki gihe Imana izakugirira neza, ejo nk'iki gihe byagize biba mu bihe bya Elisa, mu gihe bari baratewe n'ingabo, umudugudu warabaye devastated, ndetse harateye inzara, baratangiye kurya amahurungure y'inuma, baratangiye kurya ibihanga by'indogobe, inzara yarateye. Ariko ubuhanuzi buza kuza ngo nimwumve, ejo muzajye ku irembo muzarya muhage, akafuka ingano na seyiri kazaba kagura ya naya. Ni nk'uwavuga ngo ejo muzarya muzahaga, ikiro cya kawunga kizaba kigura amafaranga 5 y'u Rwanda. Ntibashobora kubyemera, ntibashobora kubyizera, ndetse n'uwabihakanye yaguye kuri iryo rembo kuko yanze kumvira Uwiteka. Nimureke turirimbire Uwiteka duhamya kandi twinterceda, turirimbire Uwiteka. Mu mitima yacu havemwe amaganya, mu mitima yacu havemwe indirimbo zishaje z'amatiku n'amagambo n'inzangano, mu mitima yacu havemwe ibyo kubara inkuru z'ibitagenda, mu mitima yacu havemo ibyo kwamamaza inkuru z'umuturanyi wacu, mu mitima yacu havemo iby'ubuhehesi n'ibyirari no kurarikira n'amaganya, mu mitima yacu havemo ibidafite umumaro, mu mitima yacu ye gukomeza kuba agakinjiro n'agakiriro ka Satani, ahubwo habe urusengero rw'Uwiteka. Mu mitima yacu hareke gukomeza kuba aho Satani acurira ingungura, acurira imigambi mibi, ahubwo rubu urusengero rukubuye rw'Uwiteka. Imana itahe mu mwuka wera asuke mu indirimbo. Imana ishimwe cyane. Nibwo ravuga ngo nimuririmbire Uwiteka, atari ku bwanyu gusa ahubwo ku bwa Yakobo, kandi muririmbe muhimbaza muvuga muti Uwiteka we kiza ubwoko bwawe bw'Abisirayeli barokotse, Uwiteka we kiza ubwoko bwawe bw'Abanyarwanda bari mu bibazo, Uwiteka we kiza ubwoko bwawe, kiza itorero ryawe riri mu bibazo muri kino gihe mu gihe turi gusaba ububyutse muri no minsi 70. Uwiteka we ongera urimurike, ongera uritangaze, ongera ushyire ku musozi muremure, ongera urizamure, ongera ureke rishining ryake, kugira ngo abanyamahanga baze kuri consulta bamenye ko mu Isirayeli hari mu Imana. Icyo ni cyifuzo dufite, kandi Imana izabidukorera, kuko nkuko abarimbyi baririmbye, ntabwo Imana dusenga ari Dagoni, ntabwo Imana dusenga ari Bayali. Ibyizo Mana zitashoboye gukora, ibyo abakomeye batashoboye gukora ku itorero, ibyo abafata ibyemezo batashoboye gukora, Uwiteka Imana iri mu ijuru iraje ibikore, kandi bitangaza igaragaze ko ari Imana yo kwizerwa. Imana irahambaye. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu cya gatatu kigaragara muri no mirongo ni ikintu bita amasengesho. Mu ndirimbo zacu haba hagomba kumvikanamo indirimbo zirimo amasengesho, kandi gusenga ni itegeko kuri buri wese. Iyo dusomye Zaburi ya 5 uhere ku murongo wa mbere kugera ku wa 3 ni Zaburi y'isengesho. Iyi mirongo ngenda mbaha ni reference cyangwa se ni demonstration cyangwa se ni igihamya kivuye mu ijambo ry'Imana rigaragaza ko indirimbo ari itegeko ry'Imana kuri buri wese, kandi ko ryuzuye mu izo ngingo z'ingenzi ndi kuvuga. Iyo Zaburi iravuga ngo Uwiteka tegera ugutwi amagambo yanjye, ita kubyo nibwira, cyariza ugutwi ijwi ryanjye ngutakira, ngo kuko ni wowe nsenga. Imana ishimwe cyane. Iyo ari Zaburi ya Dawidi, ariko ari Zaburi y'iki? Zaburi y'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Yari Zaburi y'amasengesho. Bigaragara ngo umuntu wese gusenga nabyo ni itegeko ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo musenge ubudasiba. Nkunda muri Bibiliya ntagatifu iryo jambo haravuga ngo musenge ubutitsa, pray unceasingly. Nuvuga ngo prier sans cesse, musenge ubudasiba, musenge ubutitsa. Nkuko umuntu akenera guhumeka afata umwuka kanawusohora kugira ngo akundabeho, ni nako dukwiye gukomeza duhumeka mu buryo bwo gusenga. Ikindi kintu cya kane kigaragara muri uyu murongo kinagaragaza ko kuririmba ari itegeko ry'Imana, kandi buri wese agomba gukora. Ijambo ry'Imana ritegeka guhora tubwirana, twigishanya, duhugurana, kubera ko abantu baba barabayeho muri kondisiyo zitandukanye. Imana yashimye ko abantu babana, niyo mpamvu ntuzibwire ngo kubaho kwawe niko konyine kwatuma ubaho, ahubwo Imana yadushyize muri societe kugira ngo twunganirane. Umwe imuha ibi gutya, undi imuha gusa gutya, undi imuha kuvukira aha, indi imuha kuvuka gutya, indi imuha ubwenge, kugira ngo societe ikure, itorero noneho by'umwihariko urugingo rwa Kristo rushaho gukora. Ntabwo twese dushobora guhurira hamwe duhuje ubumenyi, ntabwo twese dushobora guhurira hamwe duhuje
duhuje isura, ntabwo twese dushobora guhurira hamwe duhuje amoko, ntabwo twese dushobora guhurira hamwe duhuje amabara, ntabwo twese dushobora guhurira hamwe ariko twese tuzi ururimi rumwe, ntabwo iyo sosiyete yaba yuzuye. Niyo mpamvu umwe afite ibi undi afite ibi, ibyo ubona bigutandukanyira mugenzi wawe ahubwo nibyo wahawe kugira ngo byungurane, kugira ngo urugingo rwa Kristo rusheho kuzura ndetse na sosiyete rusheho kugira agaciro kandi ikomere n'imbere y'amahanga. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Paulo yandikiye Abakolosayi ibice 3:16 avuga ku by'indirimbo, aravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. None harangije arakomeza aravuga ngo mwigishanye muhugurane muri zaburi, none tugeze mu ndirimbo ngo n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Imana ishimwe cyane. Ibi nabyo ntabwo ari negociation, ahubwo ni itegeko ry'Imana. Nuvuga ngo ijambo rya Kristo, ejo nahoze mbabwira ngo kugira ngo dushobore gutsinda ku munsi mubi, dushobore kunesha ku munsi mubi, nuko ijambo rya Kristo rigomba kuba riri rooted, riri enraciné, rishinze imizi, rishoye imizi muri twebwe. Nicyo cyaneshereje umwami wacu Yesu Kristo mu gihe yaramaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari gusenga. Ntabwo Satani yamutinye, ahubwo yaramwegereye ajya kumugerageza, ariko ijambo yatsindishije yaravuze ngo handitswe ngo. Imana ishimwe cyane. Natwe mu byo duhura nabyo, ikizatuneshereza n'ikizadufasha muri ya majwi aza muri twebwe, nuko tuzasubirisha ijambo ry'Imana riri muri twe ryashoye imizi ngo ceceka wajwi we, ceceka uri kumbwira ibi, ahubwo handitswe ngo. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ijambo rya Kristo kubw'iminsi mibi muri kunyuramo niribe muri mwe rishoye imizi, riri rooted imitima yanyu, mu mitima yanyu rishoye imizi mu mitima yanyu, ngo kandi ngo rifite ubwenge bwose, kuko hari n'abarivuga ariko hatari mu ubwenge, cyangwa se bakoresheje ibitekerezo byabo gusa. None arangije aravuga rero kuko nta muntu wigira, nimutangire namwe mujye mwigishanya. Erega n'uburere busanzwe, kuko abantu hari umuntu wireze, hari umuntu wabayeho nabi muri sosiyete, hari n'ibibazo tugenda tugira biturutse kuri poor background, cyangwa se uko abantu baba barabayeho. Umuntu yabayeho ntigize arya ngo ahage, umuntu yabayeho yahuye n'ibibazo mu buzima, umuntu yabayeho nta muntu wigize amuha affection mu buzima, umuntu yabayeho nta wigize abona ko amwitayeho, umuntu yabayeho nubwo ari mu murimo w'Imana ariko nta muntu yarigira yumva amubwira ngo ndagukunda, ntigize manifest urukundo. Nimumenye ko hari intambara turi guhura nazo haba mu itorero na hehe, ariko inyinshi 90% bituruka kuri poor background, bituruka ku kazoza ko aho umuntu yavuye nuko yakuze nuko yazamutse. 90% y'ibibazo abantu bahura nabyo ku isi n'aba bose uzabana no mu mahanga akomeye ukumva ngo bari kurwana n'aba, iyo ukurikiranye amateka y'uwo muntu uzabona ko umuntu uri guteza ibibazo akenshi birabyaraturutse kuri arrière plan yiwe, cyangwa se uko yabayeho nuko yazamutse nubwo ari mu murimo w'Imana cyangwa ari muri position ikomeye. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana menya ngo nta wigira, ahubwo ni mwigishanye, ahubwo ni muhugurane, kandi buri wese yemere kwakira ibikomere n'ibyo yanyuzemo, ariko avuye ngo hari Imana iruhura, hari Imana itabara, hari Imana ihindura. Ngwino uhindure page yanjye y'ubuzima bwanjye, unyandikire iyindi page nshya, iyi ngiyi y'ubushwambagara yice, wongere unyandikire urupapuro rushya, kuko uri hano kugira ngo amaraso yesa nyeza ntunganye kandi umvane mu bwiza unyinjiza mu bundi. Kubw'ibyo rero harimo teachings, harimo kwigishanya, kandi kwigishanya naryo ni itegeko ry'Imana. Ikindi kintu cya gatandatu ngiye kuvuga harimo n'ubuhanuzi. Nashimye abaririmbyi baririmbye, ndetse niyo numva n'indirimbo turirimbirwa. Erega itorero cyangwa se abantu mu isi buryo baba bagomba no kubaho ariko bafite ibyiringiro by'ibizaba. Ibyo rero niyo mpamvu twe mu itorero ryacu twemera n'ubuhanuzi, iyo tumaze kubugenzurisha ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari bwo buhanuzi bukuru. Muri ano magambo mu Ngoma za 16:23 bigaragaza neza yuko ubuhanuzi, mu buryo bw'ubuhanuzi harimo amagambo abiri, harimo amakuru y'ibizaba, ariko harimo n'ijambo ryitwa guhanura. Guhanura mu Kinyarwanda ni ukuburira umuntu, guhanura mu Kinyarwanda ni ukujya gucoga umuntu, guhanura mu Kinyarwanda ni ugusubiza umuntu mu murongo, guhanura mu Kinyarwanda ni ugutesha, guhanura mu Kinyarwanda ni ukuyobora, gushyira mu nzira nziza umuntu yaragiye gutana, guhanura mu Kinyarwanda ni ukubungabunga umuntu ukamushorera mu nzira ikwiriye. Ariko nanone no guhanura harimo n'irindi
ijambo rivuga amakuru y'ibizaba. Udafite amakuru y'ibizaba nta byiringiro waba ufite. Biduhesha ibyiringiro, kandi udafite ibyiringiro umeze nk'inkuge imenetse iyakobo gato gusa kayiciyemo, nubwo ya nkuge yaba ipakiye amakonteneri n'amakonteneri, iyakobo gatobotse amazi yinjiramo, ya nkuge ikarigita mu nyanja. Niyo mpamvu natwe iyo tudafite amakuru hari ibintu bitubeshaho cyane. Mpagaze ahangaha ngakubitwa n'ibibazo, ngakubitwa n'ingorane, ariko nakwibuka icyo Imana yamvuzeho, nakwibuka icyo Imana ifitiye, nakwibuka icyo Imana imbikiye mu bubiko bwayo, nakwibuka icyo akazoza kanjye ukuntu ari keza, nakwibuka ko ibihe n'iminsi biri mu maboko y'Imana ariyo yampamagaye, ngahita mvuga ngo Mwami ndagushibiye. Niyo mpamvu rero tugomba kuririmba, kandi no kuririmba tukizera yuko ni itegeko ry'Imana mu gihe twamamaza iki ibizabaho, ndetse dushobora no guhanura abandi. Imana ishimwe cyane. Umwami wacu Yesu Kristo nabwo mu rugamba yahuye narwo, nk'iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 24 ku murongo wa 44, ari gusezera ku bigishwa be ngo yarababwiye ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Urumva ngo mu byanditswe byose kuri jyewe, mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye kugira gute? Bikwiriye gusohora. Yesu ikintu cyamuhaye gutsinda no guhagarara neza nkuko bikwiriye, ndetse no kubona ko urugamba ruri imbere ibyo byose ruzarangira kamera kwishimira imbaraga z'umusaraba zari zimushyizwe imbere, nuko yibukaga ko ibyo ari kwinjiramo byari byarahanuwe, byari byararitswe muri za Zaburi no mategeko ya Mose. Natwe rero mu rugamba wari guhura nabyo no mu ngorane, iyo wemera ibyanditswe n'ibizaba kuri wowe biguhesha gutera intambwe. Imana ishimwe cyane. Nsoreje ku kantu ka 7 kitwa ngo ni muririmbire Uwiteka, kandi kurimba ni itegeko ry'Imana rireba buri wese, kubera ko mu kuririmba habonekamo iki? Mu kuririmba habonekamo kunesha intambara, hakabonekamo kunesha urugamba. Niyo mpamvu hano mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 16, iyo dusomye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 23, ngo icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli, ngo kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka ngo yajyaga muhagarika umutima, ngo maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati, dore umwuka mubi uva ku Mana niwo uguhagarika umutima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho ajya gucurangira ukire. Ngo nuko Sawuli abwira abagaragu be ati, nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza mumunzanire. Amakuru yakurikiyeho murayazi, ntabwo ari byo ngiye kuvuga, ahubwo mwumvise muri aya magambo yuko icyo gihe umwuka ngo w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli. Ndi gusenga Imana ngo Imana yongere igarura indirimbo nshya mu itorero, Imana yongere igarura indirimbo nshya mu baririmbyi, Imana yongere igarura indirimbo nshya mu mutima wanjye no mu mutima wawe uri kunyumva nkurikiye. Kuko wari ufite indirimbo z'amaganya, wari ufite indirimbo z'amahurizo y'ubuzima, wari ufite indirimbo zo kwibaza uko bakuvuga nuko bakubwira, ariko nonaha kandi ikindi ndi gusaba Imana nuko hari abantu bari mu nzego zifata ibyemezo, hari n'abantu bari mu buyobozi bw'abakorari, harimo n'abantu bari no mu zindi nzego zitandukanye, ariko umwuka w'Uwiteka yavuye kuri bo. Wongere wisuzume umenye ngo uri guteza amadega, uri guteza ingorane, ariko nyamara hari inkuru nziza. Imana niyongere ikagarura indirimbo nshya mu kanwa kacu no mu mitima yacu. Hari ikizakoreka kuko iyo turirimba mu itegeko ry'Imana hari urugamba runeshwa byanze bikunze, hari ibikuta biriduka byanze bikunze. Sawuli nawe yategetse imyaka myinshi kandi umwuka w'Uwiteka yari yaramuvuyeho, nkuko nawe uyoboye korari ariko umwuka w'Uwiteka yarakuvuyeho. Kandi umutima w'umuntu ntabwo ujya urya ruswa, nubwo wafata mikrofone ukaririmba, ariko umutima wawe gushinja ko hari icyaha waguyemo. Cyane cyane no muri bino bihe byaguma mu rugo, umuntu yarazi ko aribwo abantu ahubwo bazarushaho kwegera Imana, ariko nibwo abantu benshi basambanye, nibwo abantu benshi basubiye inyuma. Turi kumva ikibazo cy'icyorezo mu gihugu cyacu, tugomba kugira ngo indirimbo zigaruke, ndetse no gusaba n'abandi no ku maradiyo no hirya no hino n'abacuranga indirimbo, nimushaka indirimbo nzima zitari mu mwuka w'ubusambanyi, kubera ko dufite icyorezo cy'abana bari gutwara inda zitateganijwe. Imana idufashe cyane dutabare. Iki cyorezo turi kumva hirya no hino imibare iri kuzamuka y'abana bahohoterwa, nitwinginga Imana hongere humvikana indirimbo nshya ku misozi y'igihugu cyacu, kugira ngo umwuka w'ubusambanyi ahunge mu izina rya Yesu. Turi hano, turi mu materaniro, dufatikanye gusenga Imana. Uru ni urugamba. Nihumvikana indirimbo nshya, nihumvikana indirimbo nzima, hakaboneka abacuranzi bazima, hakaboneka abaririmbyi bazima bamamaza ibyishimo Imana yahamagaye,
nukuri uwo mwuka mubi azahunga, imyuka y'inzangano, imyuka y'amatiku, imyuka y'ubuyobe, ahubwo umwuka w'Uwiteka bari uganza mu mitima y'ubwoko bwe. Imana idufashe cyane. Turi hano rero tuburira buri wese kugira ngo turirimbira Imana, kuko ari itegeko ry'Imana, kandi n'imyuka mibi izahunga. Indirimbo y'umunsi nahoze ndirimba niriya ndirimbo ya 21 ngo nimuze turebe imbere mu ndirimbo z'agakiza, ngo dutegereze igitondo, ngo twiringire Imana yacu nizakora imirimo, ngo izirukana Satani, ngo izategeka isi yose, ngo nuko rero tuzanesha nidusaba, ngo kuko Imana igitwumvira. Bigeze ku gice cya 3 ngo nimuririmbire Ihoraho, ngo kuko Yesu ari kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Niwongere wigenzure, nubona umwuka w'Uwiteka yarakuvuyeho, cyangwa se umwuka wawe adahamanya n'umwuka w'Imana y'ukuri umwana w'Imana, wongera huri uzamura ikiganza tugusengere, uvuge ngo Uwiteka mbabarira, narimeze nka Sauli nubwo narindi kuyobora, ariko umwuka w'Uwiteka yamvuyeho, none ndagira ngo nongere ninjizwe mu indirimbo nshya mu buzima bwanjye, kandi umwuka w'Imana yongera nganza amaraso Yesu anyeze, kugira ngo uhereye uyu mwanya ibyari bibi mu mutima wanjye byarahindutse nk'agakinjiro ka Satani hacurira imigambi mibi, ahubwo umutima wanjye yongera uhinduka urusengero rwa Kristo, aganze ature muri jewe. Uyu munsi nezwe ko imbabazi z'Imana ziracyariho, ngirirwa ubuntu n'Imana, kandi niyemeje guhaguruka nkaririmbira Imana, amaganya n'ibyiyumviro n'ibitekerezo bipfuye bikava muri jewe, ahubwo ngakorera Imana n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose. Niba ufashe icyo mwanzuro, uzamura ibiganza aho uri nubwo ntakuruzi, aho wiherereye, uvuge ngo Mana mbabarira, kugira ngo nanjye nzaboneke muri wa mubare mu byahishuwe Yohana yeretswe, ngo agiye kubona, ngo abona abantu benshi umuntu adashobora kubara, ngo bari bafite ngo amashami y'imikindo mu ntoki zabo, ngo bari kuririmba ngo agakiza nako Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, bari indirimbo y'umwana w'intama w'Imana n'indirimbo ya Mose. Nanjye nzabe muri uwo mubare, aho abantu bose amoko ataramwe, mu ndimi zitari zimwe, abantu batari bamwe mu mahanga ataramwe, bazateranira imbere y'Imana, nanjye nzaba mpari sinzaburamo. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana natwe twese none n'iteka ryose. Amen.